ubundi iyo bavuze u Rwanda abenshi biyumvira isuku, umutekano mwiza, imiyoborere myiza, abakobwa beza bafite uburanga butangaje. Gusa uyu munsi nje ngo mvuge abahanzi 5 bafite abagore beza mu Rwanda. Ariko mbere ko nkomeza ndashaka kukubwira ubanze ukore subscribe kuri Heartless Media muri dukomeze. Gusa ndabibutsa ko hari agaseke tubabikiye nyuma y'iki kiganiro. Iki kiganiro rero nyuma turaza kubagezaho akantu twababikiye katari mu urwo rutonde ariko nako keza. Reka tutatinze mbere ku mwanya wa 5 umanuka. Ku mwanya wa 5 turasanga umugore w'umuhanzi Emmy cyangwa se wita Leo Emmy. Uyu mugore yitwa Joyce Umuhoza cyangwa se Hoza. Hanyuma dukomeje ku mwanya wa 4 turahasanga Tricia Ange Niyonshuti, umugore wa Tom Close. Uyu mugore ni mwiza cyane. Tom Close nawe ntasiba kubivuga, avuga ko afite umugore mwiza. Niho twasanze ku mwanya wa 4. Umwanya wa 3 turahasanga Nadia Hagasaro Frida, umutambukanyi wa Riderman. Dore ko uyu nguyu yanabaye Miss Mount Kenya University ariko isigaye yitwa Mount Kigali University. Uyu nguyu niwe waje ku mwanya wa 3 mu bushakashatsi twakoze. Dukomereje ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turasanga Jeanne d'Arc Ingabire Butera. Hanyuma uyu nguyu Jeanne d'Arc Ingabire Butera akaba ari umugore wa Ishimwe Clement. Ishimwe Clement akaba ari producer muri Kina Music, dore ko ari niye. Hanyuma uyu nguyu twashanze ku mwanya wa 2, nawe mbibutsa ko ari n'umuhanzi yamenyekanye ku izina rya Knowless Butera. Dore ko yatwaye n'ibihembo bigiye bitandukanye mu muziki nyarwanda. Ariko icyo twavuga cy'ingenzi ni Primus Guma Guma Superstar yatwaye season ya 5. Ngubu rero twasanze ku mwanya wa 2 mu bagore beza mu Rwanda bafitwe nye n'abastari mu Rwanda. Uyu nguyu rero ni waje ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa mbere turasanga Uwikeza Pamela. Pamela Uwikeza ni umugore wa The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin, benshi bakunda kumwita Tiger B. Uyu Uwikeza Pamela ubwiza bwe n'uburanga bwe nta muntu ugibishidikanyaho, dore ko yaba imiterere yaba uburyo areba guseka kwe mbega bigaragaza ubwiza bwe. Uyu nguyu dore ko yanashinze iduka ricuruza imyenda ryitwa Mama Africa. Ubwo uyu Uwikeza Pamela niwe mu rutonde rwacu cyangwa se top 5 yacu uyu munsi uje ku mwanya wa mbere. Nawe wahashyira ubona waza ku mwanya wa mbere. Tubwire muri comment ese uremeranya natwe kuri urutonde cyangwa se uremeranya natwe ko Uwikeza Pamela aza ku mwanya wa mbere mu bagore beza bahanzi cyangwa se b'ibyamamare mu Rwanda. Hanyuma rero agaseke twabwiraga tubafitiye nyuma yo gusoza iyo top 5, twababwiye mbere dutangira nuko tugomba kuzanamo umuhanzi bita Ngabo Medal warimbaga Sakina ariko ubu ngubu usigaye aririmba gospel. Uyu nguyu rero Ngabo Medal mpamvu tumuzanye, nawe afite umugore mwiza bamwita Mimi Ali Ngabo. Ni umunya-Ethiopia-kazi w'umufashioniste cyangwa se ukora ibintu bijyanye na fashion. Umugore ni mwiza ariko impamvu tutamushyize ku rutonde nuko twavuze ko turabwira abagore 5 b'abanyarwandakazi ariko we si umunyarwandakazi. Niyo mpamvu rero tumuzanye nyuma nk'agaseke twatubikiye abantu bari kureba iki kiganiro cyangwa se bari kumva ikiganiro kuri Heartless Media. Uyu Mimi Ali Ngabo akaba afite umwana, bibarutse umwana w'umukobwa bamwita Ngabo Mayira. Uyu nguyu rero nawe dusanze agomba kuza ku rutonde ko burya iyo uvuze abahanzi nyarwanda
ntuvuge inyenyeri y'u Rwanda cyangwa se inyenyeri mu muziki nyarwanda, burya biragorana. Ikindi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ndagusaba gukora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uko dusohoye ikiganiro. Undi turabakunda.